Tubahaye ikaze kandi twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi mudasiba gukurikira ibiganiro bya Nsabira TV. Uyu munsi rero turi hano mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Karangazi. Aha niho umwarimu sako ku rwego rw'igihugu mu masite agiye atandukanye ari muri uyu murenge ndetse no muri aka karere byabaye ngombwa ko aboherejwe ku rwego rw'igihugu basura bamwe mu banyamuryango bakorana na koperative y'umwarimu sako. Byumvikane neza ko abo n'abarimu ndetse n'abafite aho bahurira n'uburezi muri rusange. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri bimwe mu bibazo byabajijwe cyangwa se ndetse n'ibisubizo byagiye bitangwa n'abayobozi baturutse ku rwego rw'igihugu, cyane cyane turashingira ku bibazo byibanda ku kuba umwarimu yakoroherezwa gufata inguzanyo cyangwa se guhabwa inguzanyo ku rwunguko ruto cyangwa se kuri reti ntoya ugereranyije n'izindi banki ziri hano mu gihugu, kuko umwarimu sako ari banki ifite umwihariko mu kuba yaratanzwe n'umukuru w'igihugu nyakubahwa His Excellence Paul Kagame kugira ngo imibereho ya mwarimu cyangwa se mu buryo buri development, mu buryo bugaragara, mu buryo bushobora kuzamura imibereho ya mwarimu ntisigare inyuma. Tukwibutsa rero niba ko ari ubwa mbere ugeze ku muyoboro wacu wa YouTube, icyo usabwa rero nta kindi ni ukureba aho munsi ya video yawe ugakanda ijambo subscribe ukemeza all notification kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose bigenda bitambuka kuri uyu muyoboro wanyu. Iyi ni channel yanyu nkuko nkunda kubivuga, icishwaho amakuru ajyanye n'uburezi ndetse n'ayandi muri rusange. Bana natwe rero mu kiganiro tugiye kugirana, mu kiganiro kitarambiranye, aho ugiye kunguka ubumenyi bwinshi, aho ugiye kumenya amakuru menshi ku bijyanye n'inguzanyo ndetse n'ibibazo wajyaga wibaza ku mwarimu sako. Kanda subscribe dukomeze n'ikiganiro. Tudatinze rero, uyu munsi abanyamuryango bazi neza imikorere y'ikigo cyabo cyangwa se koperative yabashyiriweho kugira ngo biteze imbere. Bamenyereye gukoresha amafaranga bakura muri iyi koperative, cyane cyane ko aribo yashyiriweho ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bafite aho bahurira n'uburezi. Uyu munsi rero tugiye kugaruka kuri product ebyiri zamuritswe cyangwa se zagaragajwe n'iki kigo cyangwa se iyi koperative y'umwarimu sako. Harimo product tugiye kwibandaho zigeze kuri ebyiri, ndetse na konte ya Nzigamira Nige nayo iri bwaze kugarukwaho keshi gashoboka, kuko iyi konte byagaragaye ko abarimu batari benshi nibo bafite iyi konte ya Nzigamira Nige, nyamara ari uburyo bworoshye bushobora kubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, yaba mu bari kwiga muri kaminuza cyangwa se abateganyiriza abana kugira ngo babashe kubona minerval mu buryo bworoshye. Ikintu cya mbere rero tugiye kwibandaho hano ni buno buryo cyangwa se iyi product nshyashya ya Sarura. Iyi rero ni product nziza cyangwa se aho utwara umushinga wawe ushingiye ku buhinzi. Uyu mushinga ukabasha kwemerezwa ko ushobora gutuma uhabwa amafaranga azwi nk'arengeje imyaka 3 kugeza ku myaka 5. Aha rero uyu mushinga wawe ni umushinga ushingiye ku buhinzi, aho ubuyobozi bwakomeje kugaragaza ko kugira ngo ubashe guhabwa iyi nguzanyo yisumbuye bigusaba kuba byibuze umaze igihe kingana n'amezi 6 ubitsa kuri konti yawe, kugira ngo ikigo kibashe kwizera ko umunyamuryango afite ubushobozi bwo kuba yafata iyi nguzanyo akazayishyura mu gihe cy'imyaka irenze 3, cyane nk'igitekerezo cyavuye mu banyamuryango. Aha rero twabonye n'izindi nguzanyo zigiye zitandukanye, ariko icyo dushaka kwibandaho ni inguzanyo irengeje imyaka 3. Bagaragaza neza ko buri munyamuryango wese ufiteho amafaranga angana na 30%, niko mu nyandiko zabo bigaragara, abasha guhabwa iyi nguzanyo igihe yaba abashije kubika kuri konte ye amafaranga kugeza ku
kugeza ku mezi atandatu kugira ngo bibe igihamya kigaragaza neza ko wa muntu koko cyangwa se wa munyamuryango ashobora guhinga, ndetse no kuba hari ibikorerwa kuri konti ye bisa nko kuzigama, bigaragaza cyangwa se bitanga amakuru meza y'ingenzi kugira ngo abashe kugirirwa icyizere na banki ko ishobora kumuha cyangwa se koperative yamuha amafaranga arengeje imyaka 3. Ikintu rero cyagarutsweho hano ni uburyo bwiza bwo kuba banki ishobora kuba itanga aya mafaranga agenewe ubuhinzi, mu buryo rero uba utareza. Murabizi ko abahinzi bagira uburyo basaruramo mu masezo, ahangaha ntushobora kwishyuzwa amafaranga cyangwa se gutangira kwishyura amafaranga igihe ibyo wahinze bitari byera. Uhabwa igihe runaka kugira ngo hasuzumwe neza igihingwa wahinze igihe kimara mu butaka. Iyo hasuzumwe rero bikagaragaza neza ko kimara amezi 3, amezi 6, uhabwa ayo mafaranga ndetse ugatangira kuyishyura igihe watangiye gusarura. Urumva ko rero ni imwe muri product nziza byagaragaye ko zishobora kuzakundwa cyangwa se zishobora kuzakorwa n'abanyamuryango cyane cyane bari mu karere ka Nyagatare, kuko ariho hantu hari site nziza cyangwa se icyanya cyiza gikorerwamo ubuhinzi. Aha rero abanyamuryango bakomeje babaza ibibazo bigiye bitandukanye bahura nabyo, ndetse n'ibyifuzo bashobora guhereza iki kigo kugira ngo kizabishyire mu bikorwa nibiba ngombwa. Hatangwa n'amafomu menshi agiye atandukanye yo kuzamura ubwizigame ku bushake ku babishaka, kugira ngo iki kigo cy'imari cyangwa se iyi koperative y'umwarimu sako ibashe gukomeza kuzamura umugabane. Nubwo rero byagaragaye ko iki kigo gikorana n'abakiriya bacyo cyangwa se n'abafatanyabikorwa bagiye batandukanye, byagaragaye ko inguzanyo igitangwa ari inguzanyo nkeya, idahagije abarimu cyangwa se idahagije abo bagenerwabikorwa. Harebwe neza ko iki kigo gishobora kongera amafaranga cyaherezaga abarimu kugira ngo biteze imbere. Ari naho hagarutswe ku kubaza ibibazo bigiye bitandukanye by'abarimu bandi bakorera mu bindi bigo bifatanya na leta cyangwa se byigenga, bizwi nk'ibyigenga, babaza impamvu bashobora kuba bishyuzwa interest iri hejuru ugereranyije n'abarimu bo muri leta. Aha rero hatanzwe ubusobanuro ko hakigenderwa ku makuru y'ibyashingiweho mbere iki kigo kitariyubaka, ariyo makuru agikoreshwa, ariko bamarwa impungenge y'uko abarimu bakorera mu mashuri yigenga bungukishwaga 14% ashobora kuzagabanywa, bijyanye n'uko uyu munsi umwarimu sako ishaka kureba iterambere ry'umwarimu muri rusange. Icyagarutsweho rero ni imbogamizi zikunze kugaragara mu kwishingirana. Umuyobozi waturutse ku rwego rw'igihugu yakomeje kwibutsa abarimu ko bagomba kwishingira umuntu babona ko neza nta kibazo ashobora kuzabateza. Ahangaha niho yongeye ko ugomba kugira amakenga igihe ubona ushobora gusinyira umuntu bikazarangira atayemo. Anagaragaza ko nta kabuza umunyamuryango wabashije gusinyira mugenzi we ntihabeho kuba yakishyura ngo asoze ideni, habaho kuba abafashije uwo muntu kugira ngo abone iyo nguzanyo bashobora no kuba bakorana n'ubuyobozi bwa sako hagashakwa uwo muntu. Iyo bitabaye ngombwa abo bantu baba bagomba kwishyurira uwo watayemo inguzanyo nta kabuza. Rero nk'uko mubibona kuri screen zanyu, sako yakomeje kugaragaza neza ko uyu munsi iracyafite ikibazo cy'ubushobozi butari bwinshi mu buryo yahaza ibyifuzo by'abanyamuryango, ariko ikomeza kumara impungenge abanyamuryango yuko
ikibazo cyo kuba amafaranga bahabwa bavuga ko adahagije kizasuzumwa kikarebwaho, kandi uko ubushobozi bugenda bwaguka ariko iyi koperative igenda igwiza imari ndetse n'umutungo byo kugira ngo ibashe guhaza abanyamuryango bayo. Mu by'ukuri rero izi product ebyiri zijyana n'ibibazo byagiye byibazwa cyane ku kijyanye n'ikoranabuhanga rikoreshwa mu Mwarimu Sacco. Ibibazo bigiye biboneka muri iri koranabuhanga ry'Umwarimu Sacco, aho mbere hacyoherezwa dosiye kuri email babwirwaga bimwe mu bibura kugira ngo habashwe kuba hasuzumwa ndetse hakazanwa ibindi byangombwa kugira ngo umwarimu abashe kubona amafaranga nta kabuza. Rero bagaragaza ko iri koranabuhanga ryubatswe ku buryo rifasha buri munyamuryango wese kwishyira akizana kuri konte ye ndetse no kumenya amakuru agiye atandukanye. Cyane ko zimwe muri serivisi zari zisanzwe zitangwa n'ikigo cyangwa se na koperative y'Umwarimu Sacco zari zimenyerewe, usibye iyi product nshyashya yasaga nkaho yari nshya mu maso y'abakiriya, yo kugira ngo imishinga ishingiye kuri business zirimo nk'ubuhinzi zifitanye isano no kugira ngo umwarimu ahabwe amafaranga arengeje imyaka 3 kandi asa nkaho yisumbuyeho, arizo product z'ingenzi zasaga nkaho zari zitumye iyi nama ibaho kugira ngo abanyamuryango basobanurirwe kuri product nshyashya zabashyiriweho kugira ngo babashe kwiteza imbere. Rero nje mwari muri kumwe ndi TM, nongeye rero kubabwira ngo shalom shalom, Imana ibarinde kandi mukomeze mukore akazi kanyu neza, Imana ibaho umugisha mu byo mukora. Bye bye, ndabakunda cyane.